uwishimu icyago hazaba umwijima ukaze uhamataraagaruka. Maranatha yo kuwa 24 Mata. Umurimo w'ibihe byose. Ndabandikiye base kuko mwamenye wahozeho mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe, mukaba mwaranesheje wa mubi. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 14. Hari imirongo myinshi iyo abasore bashobora kuboneramwe amahirwe yo gushyira umuhati wabo mu gufasha. Mu isozwa ry'uyu murimo w'ubutumwa bwiza hari igice kigari cyo gukoreramo, kandi umurimo uzagenda winjirwamo n'abawufasha bavuye muri rubanda rusanzwe kuruta mbere hose. Abakuze n'abasore bose bazahamagarirwa kuva mu mirima yabo, mu mirima y'imizabibu, mu nzu y'imyuga yabo, maze boherezwe n'umutware gutanga ubutumwa bwe. Benshi muri aba bazaba baragize amahirwe make yo kwiga, ariko Kristo ababonamo ibyangombwa byabashoboza gusohoza umugambi we. Nibashyira imitima yabo mu murimo kandi bagakomeza kuba bigishwa, azabagira bakwiriye kumukorera. Waba ufite impano nini cyangwa se ufite ntoya, menya ko waba ufite yose ari iyawe kubw'icyizere wagiriwe, kandi kubw'ibyo Imana iri kukugerageza iguha amahirwe yo kwerekana ko uri indahemuka. Uyibereyemo umwenda w'ubushobozi bwose yaguhaye. Imbaraga zose z'umubiri, umutima n'ubwenge ni izayo, kandi niwe zigomba gukoresherezwa. Igihe cyawe, imbaraga ihindura yawe, ubushobozi bwawe, ubuhanga bwawe, byose bigomba kumumurikirwa utanga byose. Umusore ubonera umunezero n'ibyishimo mu gusoma ijambo ry'Imana ndetse no mu isaha yo gusenga, azahemburwa bihoraho n'amariba akomoka kuri soko y'ubugingo. Azagira imico mbonera igeze ku rugero ruhanitse n'ibitekerezo byimbitse ibyo abandi badashobora kugira, kandi abo bose bashyikirana n'Imana muri ubwo buryo. Imana izabahamya ko ari abakobwa n'abahungu bayo, bagenda barushaho kugera hejuru ndetse hejuru cyane, bakarushaho kubona Imana n'ibizahoraho mu bundi buryo busobanutse, kugeza ubwo Imana bagize imiyoboro y'umucyo n'ubwenge ku isi, hamwe na bene abo bakozi b'abasirikare bo mu rubyiruko rwacu, batojwe neza kandi bagahabwa imbaraga. Mbega uko ubutumwa bw'umukiza wabambwe akazuka ndetse ugiye kugaruka vuba bidatinze bwagezwa ku isi yose vuba. Mbega uko iherezo ryahita rigera vuba, iherezo ry'imibabaro n'agahinda n'icyaha. Maranatha, ibyiringiro by'itorero ni ukugaruka k'Umwami Yesu. Haleluya. Muboneza amatabaza kandi nimwubaha Imana, kuza k'Umwami kuri hafi. Muboneza amatabaza.